Mbahaye ikaze bakunzi ba Stone TV show. Uyu ni wa mwanya w'inkuru yacu twakunze turi benshi, urudashoboka, episode ya 18. Njyewe uyibagezaho nitwa Dodoschenko. Ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye: TikTok Dodoschenko, Instagram Dodos akarongo ko hasi Chenko, Facebook nayo ni Chenko. Mbahaye ikaze. Duheruka umukobwa wacu Denise bamaze kumuhereza inkuru imwumvisha neza ko Ivan 100% yabuze cyangwa se yagiye. Tuzi neza ko Ivan aho yagiye hose yakuyeho telefone, nta muntu n'umwe uri kubasha kumubona, kandi nashiriwe ntabwo azi ngo yagiye he. Ese Denise we nyuma y'iriya story yitwaye gute? Ni karibu. Denise agaramye ku gitanda, yiteze agatambaro, yambaye akantu k'agasengeri gafunze amabere yonyine n'akantu k'agakabutura kagufiya cyane. Agaramye ku gitanda, afata telefone ahamagara umushuti we Karine. Ubona ko rwose Denise atameze neza. Karine nawe yicaye ku meza asa n'umuntu wari uri kurya, agezemo hagati agiye kubona telefone y'umushuti we. Denise iramuhamagaye, ahita ava ku meza ajya kuyitabira mu cyumba. Karine: hello? Oui, Denis, none se bimeze bite? Denise: Denise yarahamagaye kuri telefone, abura n'imbaraga zo kuvuga, ni amarira gusa. Karine nawe aracyari kuri telefone, yumva Denise arimo kurira. Karine: hello? Denise, niki kuri kurira cyane? Byagenze bite? Wambwiye. Ndabizi ibintu ari kumbwira mu kanya ushobora kuba wumvise ari byo byanyabyo, ariko ihangane utuze ubane nabyo, ubundi umbwire nanjye menye aho mera ndi kugufasha. Denise: Karine, ntabwo wakumva ko ibintu nari ndi kukubwira ni ibyanyabyo. Ivan yagiye, Ivan yansize. Karine biramucanga. Karine: oh sheri, reka kurira tuza, zibyo mbabarira tuze maze tuvugane. Ndabizi neza ashobora kuba atanagusize, ngaho uretse kurira wowe tubanze tuvugane neza. Erega nituvugane nibwo turi bumenye icyo gukora. Karine yakomeje gutera injuga Denise kugira yumve ko yatuza, yumve ko yaceceka, ashaka ikintu cyo gukora. Karine: sibyo sheri, ni ukuri, mbabarira ureke kurira, sibyo? Reka kurira sha, reka kurira ubundi tuvugane. Denise: Karine, ni ukuri mbabarira, ntabwo mfite imbaraga zishobora kumbuza kurira. Nanjye nagerageje kwihangana, ni ukuri byananiye, ariko Ivan yansize kandi ni njyewe wabiteye. Namubwiye ibintu ntagomba kumubwira nonaha rwose, ndabizi ni njye watumye agenda. Karine: ni weho biteye? Denis, ibintu wabwiye Ivan byatumye agenda ni ibiki? Ese ubundi ngiye kutari kumbwira icyatumye wizera ko ashobora kuba yagiye? Mbabarira utuze ni ukuri umbwire nanjye menye ikintu cyatumye wizera ko yagiye, ubundi nkubwire ikintu dushobora gukora. Denise yarikarumye
yihanagura amarira neza, aratuza kugira ngo abwire neza story ukuntu yagenze Carine, amubwire n'icyatumye yizera ko yagiye. Denise: Okay sheri, nyine nkumva ukuntu byagenze. Mamagaye uriya mushuti we, ubundi bamwita Tiger. Mamagaye uriya mushuti we arambwira ngo bari bahoranye, kandi ngo bari kumwe mu gitondo bari kuganira bisanzwe, ngo yaje ngo gufata n'umutwe ngo n'isereri, ngo Ivan asaba uwo mushuti we ko yamutahana iwe akajya kuryama. Uwo mushuti we ngo yabimukoreye, amujyana kuryama, amugejejeyo ngo aramusezera, aramubwira ngo ari buze kuza kugaruka nimugoroba kumureba. Rero ngo ubwo yamamagaraga ngo yari amaze ngo kumushaka, amaze kumubura mu rugo iwe, ngo arebye mu nzu abona nta kintu na kimwe gisigayemo. Carine: oh my god, mana yanjye, ese ibyo noneho ni ibiki mwakabyaramwe? None se bo Ivan yaba yagiye hehe? Ariko noneho mwakabyaramwe. None se chere, ko wowe kumaze kumbwira ngo amakosa yose nayawe, ngo niwe watumye gusiga, niwe watumye agenda, ubundi we wakoze iki? K'abakobwa b'iki gihe ari twe tuzikoraho, we wakoze iki? Denise: Shakari, turi kumwe, hari ibintu namuganirijeho nijoro, ashobora kuba atabyumvise neza, nubwo atigeze abinyereka ko bitari bimufasheho, ashobora kuba aribyo byatumye agenda. Carine: ibintu wamuganirije nijoro? Nuse ni ibiki sheri, mbwira ni ibiki? Denise: nyine namubwiye ko papa wanjye yamamagaye akambwira ati ngo ko namubwiye ko mfite fiance, ngo niki kintu kiri gutuma ntashaka umugabo, ngo nkore ubukwe nk'abandi bana. Ibyo rero nabimuganirijeho, ndamubwira ngo ni ukuri nshaka ko dupanga ubukwe. Mbona ntabwo yahise ansubiza nonaha, yabanje araceceka, areba ku ruhande, areba hejuru, ahita ambwira ngo buse ngo ndumva nifuza ko dupanga ubukwe nonaha. Ndamubwira ngo rwose nibyo pe, ngo kandi ngenda byiteguye kubera ko mukunda. Noneho we yahise ambwira ngo ibyo ngibyo ngo tube turetse kubijyamo, ngo ari kwigira perime, ngo abanza ayibone, ngo tuzaba tuvugana namara kuyibona. Njye rero ndakeka ko ibyo ngibyo byatumye ansiga. Ivan yansize kandi ni njye wabiteye. Mana yanjye, Denise asigaye mu marira menshi. Aya marira se ninde muntu uyamuhoze? Carine nawe asigaye yumiwe, ntabwo yumva ukuntu abantu bakundana. Inkuru y'ubukwe ikintu bakwiye kuganiraho, aricyo cyatuma umuntu w'umugabo yirukanka. Yatangiye kumva ko Ivan n'ubundi ataramukundaga. None se koko mwakabyara mu icyo ngicyo nicyo cyatumye Ivan agenda, cyangwa ibyo umuhungu wacu bavuganye nibyo byatumye agenda? Reka tuzabimenye muri episode y'ubutaha ya Ridedoschenko. Astra Vista. Nongeye kandi gushimira abantu mukomeje kudukurikira mutugizaho ibitekerezo